umugisha abaririmbyi, Imana ibagire neza. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. I greet you all in the name of Jesus. May the peace of the Lord be upon you. Nshimye Imana umwami nyiribihe. I thank the Almighty God. Yo yabonye ko ari byiza ikabishyira muri gahunda kugira ngo nganire n'ubwoko bwayo ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. He who saw it worthy for me to be able to minister to you today the word that is upon my heart. Kandi n'umushumba wacu Imana imuhe umugisha. And I also thank Bishop, may God bless him abundantly. Kumvira umwuka w'Imana. To be obedient to the Holy Spirit. N'abashumba dukorana umurimo mwese Imana ibahe umugisha ibagirire neza kubwo kudusengera ndetse n'abandi bose n'abinginzi namwe mwese mwibuka iteraniro mukarisengera Imana ibagirire neza ibahe umugisha. All pastors and different servants in different departments, I pray a blessing upon them. May God bless you abundantly. Tudatinze tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Without further ado, we are going to go straight into the word of God. N'ubundi ndasaba Pastor Sumta amfashe gusoma kuko nawe ajya asoma neza ikinyarwanda. Bamumpere microphone kugira ngo tubashe gusangira umugisha w'Imana. Umutwe w'ijambo Imana yampaye cyangwa amagambo Imana yampaye ko tuganira aravuga ngo amahanga guteye ntazi imbaraga z'Imana zikurwanirira uko zingana. The theme today says, "Oh, the nations against you do not know the power of God supporting you." Amahanga aguteye. The nations rising against you. Afite imbaraga nibyo. Yes, they have power. Ariko ntabwo azi. But they don't know. Imbaraga z'Imana ikurwanirira uko zingana. They don't know the power of God that fights for you. Dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Muri Micah ibice 4 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13. You're reading in the book of Malachi. Micah ibice 4. Malachi chapter 4. Ibice 4 umurongo wa 11 n'uwa 10 kugeza ku wa 13. Verses 11 to 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Micah ibice 4 umurongo wa 11 tugeze ku wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubu amahanga menshi ateraniye kugutera aravuga ati Isiyoni nihangizwe amaso yacu arebe ibibi tuhifuriza. Ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kandi ntibumva n'imigambi ye kuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga. Haguruka uhure mukobwa w'Isiyoni we, kuko ihembe ryawe nzarihindura icyuma n'inzara z'ibinono byawe nzazihindura umuringa, kandi uzacagagura amoko menshi. Kandi ibintu byabo uzabyereza Uwiteka n'ubutunzi bwabo ubwereza umwami w'isi yose. Amen. Amen. Hallelujah. Hanyuma soma Yesaya 61 na rimwe umurongo wa 3. Yesaya 61 umurongo wa 3. We nageza ku wa 5 kugira ngo babyumve. Usome mu izina rya Yesu. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira byo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Amen. Amen. 5. Abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi, kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira bakicira inzabibu zanyu. Amen. Amen. Hanyuma Zaburi 30 umurongo wa 5 duhite tuganira.
Psalms chapter 30, verse 5, and then we'll talk. Zaburi 33:5 dusome mu izina rya Yesu. Muririmbire Uwiteka ishimwe mwabakunzi bemwe, mushime izina rye ryera. Amen. Uwa gatandatu. Kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, Yego. ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo dufunge Bibiliya zacu. I'd like us to close the Bible. Hanyuma mundebe mbaganirire. Then we will speak. Look at me and then we talk. Mbabwire amagambo Uwiteka yabantumyeho. And I will tell you the words that the Lord has put on my heart. Imana y'amahoro ibaha umugisha. May the God of peace bless you. Dusomye ijambo ry'Imana muri Micah. So we read in the book of Micah. Rirakubwiye ngo It has said, amahanga menshi ubu ateraniye kugutera, aravuga ngo Isiyoni nihangizwe. so but now many nations are gathered against you. They say, let her be defiled, our eyes go to Zion. Ngo nihangizwe iyo hamaze kwangizwa, ngo turebe ibibi tuhifuriza. So let's be destroyed and see all bad things coming to pass. Turebe ibibi bibageraho. To see atrocious things coming to them. Turebe ibibi bibariza. To see bad things making them cry. Turebe ibibi bibasenya. To see the circumstance making them wail. Turebe ibibi bibageraho bikababuza amahoro. So we work hard to take peace away. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? But what did the word of God say? Ngo ariko ntabwo bo bazi icyo Uwiteka atekereza. But people do not know what the Lord thinks. Ngo kandi ntabwo bumva n'imigambi ye. And they don't know his plans. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ahubwo mukobwa w'Isiyoni we. The word of God has said, daughter of Zion, Uwiteka yateguye imbuga. the Lord has prepared the ground. Kandi agiye guteranirizaho amahanga yose akurwanya. And he's going to gather all the nations against you. Nawe arakubwira ngo fata umuhini. Oletseleva idepaya. Ngo fata umuhini. And it says also get your hoe. Hanyuma nawe uhure. Get your stick and get ready to. Ahubwo kubita amahanga kuri imbere. And beat all the nations ahead of you. Ahubwo fata umuhini uyasekure. So get the stick and crush them. Kuko Uwiteka aguhaye imbaraga. For the Lord has given you strength. Kuko Uwiteka aguhaye ijambo. Kubyari bigufiteho ijambo. For the Lord has given you a say over what was against you. Akenshi iyo Satana duteye, Mostly when the devil attacks us. afite nyine ibyo akoresha. So yes, he has weapons and everything he uses against us. Afite abakozi be. He has agents. Abafite ibintu rwose biri bitubabaza. He does have a lot of things to inflict pain in our Kandi lives. arakora kandi koko aranababaza. Yes, he works and he wants to inflict much more pain in our lives. Kandi ajya agira n'imigambi mibi. And he has evil schemes. Kandi rimwe na rimwe akanayisohoza. And sometimes he executes his plans. Ariko iyo yasohoje yose, But all the plans he executes, abaziko iturangiza. so he knows that he has devised and able to annihilate or finish us. Ariko igitangaje cy'Imana twiringiye. But the most astonishing thing about the God that we trusted, Nibibi bitugezeho Imana ijya ibihinduramo ibyiza. even bad things, God can turn them into good things. Hari n'igihe bitatugeraho. Sometimes they don't even come to us. Agapanga. So the devil plans, Ukabona byanarangiye. and you see it's coming to the end. Ukabona urapfuye birarangiye. So you think it's the end of you. Ukabona urahombye birarangiye. So and you are losing. You think it's over. Ukabona uvuye ku kazi. So sometimes you may be fired. Ukabona abana bawe barapfuye. Your kids may die. Ukabona urugo rwawe rurarangiye.
birarangiye So your home seemed to have come to the end. ukabona ubugingo bwawe burapfuye burashize Your life is endangered and you can't do anything. ukabona muri make nta buzima. So in a nutshell, everything is coming to the end and everything is working against you. ukabirebesha amaso You see it with your own eyes. ukabona bikugezeho. So then, yes, it comes to you. ariko ndagira ngo nkubwire nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. But I just want to tell you what the word of God has said. ryatubwiye ngo It has said, ntabwo uko bimeze nuko Satani yabipanze, the way the devil planned, and ntabwo ariko bizaba, it will not be accomplished. kuko ngo amahanga ntabwo abyumva. Yes, because the nations do not understand that. ntabwo azi icyo Uwiteka gutekerezaho. They don't know the plans of the ndagira Lord ngo upon your amabwire life. bwoko bw'Imana, I want to tell you, people of God, hari icyo Uwiteka yadutekerejeho kuva kera, there is what the Lord thought about you before the creation of kandi the world. umugambi we ni mwiza kuri twe. And his plan is beautiful. Satani ntiyigeze adupangira umugambi mwiza n'umunsi n'umwe. The devil had never had any good plan in his ariko store. ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nzabagirira, But the word of God says, I know nzi ibyo nzabakorera. that my plans are good for you. ni byiza ntabwo ari bibi, They are good, not evil, ni iby'amahoro. of peace. ngo ntibazi icyo Uwiteka atekereza, They don't know the plans of the Lord upon ngo your life. ntibumva n'imigambi ye. And they don't understand his plans. umva ndagira ngo nkubwire ngo I want to tell you this. hari amahanga ubona ari imbere yawe, Yes, there are nations before you. araguteye biragaragara, They are against you and it's obvious. uri mu ntambara biragaragara, You are at the battlefield, it's obvious. ariko ndagira ngo nkubwire ngo But I just want to tell you with certainty, izo ntambara uri kubona all the battles you're encountering, ntacyo zizagutwara. they won't do any harm to you. Uwiteka yambwiye ngo The Lord has said, ntacyo zizagutwara, they will not harm you. afite inzira zo kuzinesha, He has multiple ways to come afite through for you. uburyo azakurwanirira, The Lord has ways to come through for you. afite uburyo azabikora. The Lord knows what to do. wikuka umutima, Do not be dismayed. yego amahanga arahari ni na menshi, Yes, nations are against you, ariko ntacyo azagutwara. but they won't do anything to you. Imana hari ikigambiriye ku buzima bwawe, God has a special plan upon your life. Imana hari ikigambiriye ku rugo rwawe, God has a special plan about your family. Imana hari ikigambiriye ku kazi kawe, There is what God plans. Imana hari ikigambiriye mu bana bawe. God plans something with your ntabwo children. ari uko, ntabwo ari uko, It won't be like that ntabwo anymore. bizasohora nk'uko abanzi babigambiriye, The devil's plans will not come to pass as ntabwo bizasohora nk'uko Satani it abigambiriye. will not come to pass as the devil plans. ntabwo babyumva, nta nubwo bazi icyo Uwiteka azakora, They don't understand it. They don't know what the Lord Hey. is about to do. ahubwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki. What does the word of God say? hari igihe Imana yemera bikatwegera, Yes, sometimes God allows some temptations to come ariko to us. Imana yacu ishaka kugira icyo ikora ku banzi bacu, But God wants to do something with our iravuga ngo enemies. nateguye imbuga ntugire ubwoba, He said, I prepared the ground, do not be afraid. ndaza kubyegeraniriza hamwe I'll- mpure. I will gather them and I will crush them. iravuga ngo umva itegura, ahubwo fata imbaraga, He says, get ready, get ready. haguruka uhure mukobwa w'i Siyoni we, Arise and get ready to beat. ibyari bigufiteho imbaraga nguhaye ijambo, Whatever was outpouring you, I'm giving you authority over it. nguhaye imbaraga zibirwanya, I'm giving you power over it. nguhaye imbaraga zibinesha, I've given you power to overcome them. ndaguhagarikiye hura, I'm with you, do not be afraid. ndaguhagarikiye senya, I'm with you, go ahead and crush them. ndaguhagarikiye kubita, I'm with you, go ahead and beat them. kuko ari jyewe nguhagarikiye. For I, the Lord, am with you. ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki muri Yesaya? So what did the word of God say? Said in the book of Isaiah?
Siyoni we, Oh Zion, nubwo umwanzi yaguhagurukiye, though the enemy has risen against you, ariko Uwiteka Kristo yaje gushyiriraho itegeko abakobwa b'Isiyoni barira. but the Lord has brought a command to the daughters of Zion crying. Ibashyiriraho itegeko He has established a rule ryo kubona ibyishimo to find happiness in distress mu cyimbo cy'umubabaro, instead of sorrow, ryo kubaha ikamba to give them a crown mu cyimbo cy'ubwirabure. instead of sorrow and wailing. Ubwirabure ni iki? Sorrow, what is sorrow? Ni ukuvuga ngo akenshi iyo umuntu yapfushaga nyine bashyiragaho nyine ubwirabure bakanitwikira, ukabona bambaye imyenda y'umukara. Whenever somebody would die, it was customary in Israel to cover themselves with a sack of ashes. Cyangwa bari mu byago bakambara ibigunira, They would wear the sacks full mbese of ashes. bakagaragaza ko bari mu gahinda. They would show that they were in distress and pain. Bapfushije bari mu gahinda. They have lost their loved ones. They are in pain, in sorrow. Wenda n'ubu hari ibyo wapfushije. Even now, there are things that are dead. Wenda n'ubu hari ibyo ubona bidafite So ubuzima. there are things that seem lifeless before you. Ariko aho kubona ikamba, aho kubona ubwirabure, But instead of sadness and sorrow, cyangwa iryo vu rigaragaza ikibi, or the ash that portrays the evil, Uwiteka akuzaniye ikamba. the Lord has brought a crown. Wambara ikamba ry'ubwiza. So wear the crown of beauty. Wambara ikamba ry'ibyishimo. Put on the crown of joy. Kuko Imana yawe ihinduye ibihe. For the Lord has turned seasons. Imana yawe ihinduye ibihe. God has changed seasons. Imana yawe ihinduye ibihe. So God has changed seasons. Hari ibihe wari urimo byo kurira. There are seasons of crying you are Ariko in. Uwiteka azanye ibihe byo guseka. But the Lord has brought good season of laughter. Hari ibihe wari urimo by'umubabaro. There are evil seasons that you are going through. Ariko Uwiteka akuzaniye ibihe by'umunezero. But the Lord has brought other seasons of joy. Twasomye ijambo riratubwira ngo muri Zaburi 30 So we read in the book of Psalms 30. ngo uburakari bw'Uwiteka ni ubw'akanya gato. Umurongo wa 6. The anger of the Lord is for a short time, Wari ku rukundo rwe rujya rutuzanira ubugingo. but his love brings life to us. Riratubwira ngo nibyo bijya bibaho. It says, yes, things do happen. Ahari kurira kwararira umuntu. The sorrow may come at night. Si rimwe si kabiri turira. It's not once or twice us crying. Ntawurira adafite ikimuriza. No one cries without a reason. Biba bihari ibituriza. There are many things that make us cry and weep. Ariko nshimiye Imana yo mu ijuru. But I'm grateful to the Heavenly Father Itemera ko turira mu ijoro no ku manywa. who does not allow us to cry day in. Igitegura igitondo gishya. So he prepares another morning. Igitegura igitondo cy'impundu. He prepares a beautiful morning full of joy. Wahari kurira kwararira umuntu. So sorrow may come at night, Ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. but joy comes in the morning. Impundu zigaragaza iki? So what does joy mean? Impundu zigaragaza ko hari icyumumaro cyavutse. Shout of joy shows that there is something extraordinary that has Ko come. hari ikigiciro cyavutse. It signifies that something of paramount importance has been given birth. Ahari bikuriza cyangwa ibyaraye bikuriza. So yes, there might be things that have made you cry. Birahari kandi koko biraboneka. It's obvious they are there. Ariko itangazo ry'Uwiteka. But the announcement of the Lord, Impundu zigiye kuvuga. the joy is about to come. Zisimbura amarira. Shout of joy is going to replace the cries. Impundu zigiye kuvuga z'ibyishimo. Shout of joy is about to replace the Kuko sorrow. hari ibikunezereza bivutse. Because there are things that are about to give you joy. Tujya tuvuga ko Imana yacu ari umuremyi. So we always say that our God is a creator. Irarema kandi irarema ikongera ikarema. The Lord creates new things. Kandi uyu munsi irakuremera ibyo kukumara umubabaro. And today is going to create things that will take away your sorrow and Uyu pain. munsi irakuremera It's ibyo going- kuguha impundu.
is going to create, and shout of joy will be made. ntabwo ari uko bizaba It won't be like that anymore. uko amahanga abitekereza As the nations think, ntabwo ari uko bizaba it won't be like that. twagiye tubona ubuzima So we've gone through a lot. iminsi mibi yagiye itugeraho We went through ups and downs of life. wakubona If somebody sees you, muri iyo minsi if somebody would see you in those bad times you're going through, akagira ngo urarangiye they would think that you're dying. ntawe byabayeho So has it never happened to somebody here? akabona wakubiswe So it's almost coming to the end. uri hano hasi So you're really down on the floor. akabona wakuwe ku kazi So maybe you've been laid off. akabona ko upfuye So and it seems like the end of you. akabona bizinesi zawe uhombye ndetse ukanakinga And the business maybe collapsed and you close the doors. akabona ko uhombye ufunze ko kupfuye ugiye mu rugo You close and they think it is your demise. ariko ikintu nakundiye imana But what I love about God, irabareka bagafata ijambo God takes them, let them have a say on your life. irabareka bakavuga He let them have a say over your life. bakavuga ibigaragara So they speak of visible things that they can see, ntibamenye ko hari ibitagaragara by'imana but they don't know that they are invisible things of God. ntibamenye ko ibitagaragara by'imana ari byo bubasha bwayo And they don't know that the invisible things of God Kandi- have power. kandi ibihishwa by'imana And the hidden things of the Lord bibasha kubyara ibyiza kuruta ibyo bari kubona bisenyutse can absolutely give birth to something more beautiful than what has been destroyed. ni kenshi iminsi mibi yatugezeho So we went through hardships, ariko ntitwapfuye but we did not die. hari igihe umuntu abona arangiye Sometimes you can think it's over, ariko imana yo ikibona ariho but God sees elasilabayidergena payi ndagira ngo nkubwire ngo ntiwarangiye So I want to tell you that you've not finished. ndagira ngo nkutangarize ko ukiriho I want to proclaim that you're still alive. ndagira ngo ngutangarize ko umugambi w'imana ukikuriho I want to tell you that God's plan is still upon your ndagira ngo life. ngutangarize ko ukomeje I announce to you that you're still living. ahubwo imana irashaka guhindura ibintu And God wants to change the niyo narrative. mpamvu hari uko bigenze That's why something has happened. ishyiramo agapoze So God has put a kugira ngo break ireme ibintu bishya so that He may create new things, bizagaragarira amaso y'abantu so that will be visible to the eyes of people. ijambo ry'imana ryatubwiye ngo ahubwo ayo mahanga niyo agiye kugukorera And the word of God has said that the nations are going to ngo serve kandi you. niyo agiye kubagara izabibu zawe And they are the one that are going to take the weeds out of your ahari vineyard. uyu munsi waba uri kuri tekeri uri hasi Today you might be down, you might be trying. ariko being nagira tried. ngo mbabwire ngo uko imana ikuzamura ntawabimenya But nobody knows what God kandi does to imana elevate. izabihindura God will change the history. kandi imana izarema bishya God will create new things. intambara zirahari Yes, battles are there. ziragaragara They are visible. ziragaragara They can be visibly seen. ariko mu ntambara But during the war, imana igiteguramo andi mahoro God gives peace. amahoro araje asimbura intambara urimo Peace that replaces the war you're kandi facing. amahoro azazana n'ibyayo And the peace will bring everything beautiful. imana ni imana God is indeed God. ntabwo iterwa ubwoba ntibiduteye ubwoba He's not frightened by what is frightening us. kuko buri munsi iba ifite icyo yakora Because every day He can change the history. buri munsi iba izi icyo yakora God knows what to do on daily basis. byo ibibona nk'ibitariho So He sees those things wewe non-existent. ukabibona nk'ibirumbaraye He sees them like they are not there at all. ariko ndagira ngo nkubwire ngo But I just want to tell you, ibyo biguteye ubwoba muri iki gitondo what seems to frighten you this morning, uzabishaka ubura aho byagiye you will find them and you won't them find anymore. ugiye kubura trese zabyo So you're not going to see their traces kuko anymore. imana izaba yaremye bishya Because the Lord will have created something new. uko umubyeyi agira igise yamara kubona umwana akibagirwa cya gise As a parent goes into the labor pain after niko giving, ugiye
ugiye kwibagirwa nawe ibikubabaje kuri uyu munsi. As a parent goes through the labor pain after giving birth, when she sees the child, she's so glad. Ugiye kwibagirwa imibabaro. You're going to forget the pain. Uyibagirwa nk'amazi amaze guseseka amaze gutemba. You'll forget it like the water flowing. Kandi Imana izanye ibikumara umubabaro. And God is going to bring things to take away your sorrow and pain. Ntabwo uko Satani abigambirira. As the devil plans, it won't come to pass. Ariko bizaba. It won't come to pass. Ntabwo uko bagambiriye iki, ariko reka mbabwire rero. Reka mbabwire. Ngo amahanga menshi ngo ateraniye kugutera ngo aravuga ngo Isiyoni nihangizwe. So many nations against you, they say, let Zion be Ngo destroyed. maze turebe ibibi tuhifuza. And then we shall see what will come of them. Uziko Satani afite abakozi. The devil has agents, has different people. Uziko no mu bantu Satani afitemo abakozi. Even among people, the devil has his people. Uziko burya bagusenya kugira ngo barebe ibibi bikubaho. So people are against you so that they can see what will become of you. Uziko bavuga ibibi kugira ngo utabona ibyiza. They speak ill of you so that you may not see anything good. Muzarebe umukobwa afite nk'ubukwe. So look, for instance, when a lady is about cyangwa se umusore. When a lady is about to wed, or a man, muzarebe ibigambo bivuka. See the slanders, the gossip. Kuki bavuga ngo nta bukwe butaha butishwe? So why do they say that every wedding is tempted? Kuko ari cyiza Imana ibishaka gukorera umuntu. Because God is always after something good upon your life. Satani ahagurutsa abakozi be. But the devil also raises his people against you. Kuvuga iby'umuntu. And they start gossiping and fighting a man. Kugira ngo umunyantege nke abyumve ubukwe bupfe. So that when the weak hears that, then the wedding won't take place ariko baravuga bakavuga ko nyokaroga bakavuga ibiki n'ibiki bakavuga ko wakuyemo inda nka 6 bakavuga ibintu bitabarika. They slander, they say different things. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntibajya bahagarika umugambi w'Imana. But they cannot stop the plan of God. Burya nubona bupfuye. So if you see the wedding not coming to pass, buzaba atari ubw'Imana. it won't be God's. Ntukarire. Don't not cry. Nibipfa Imana izaba yabyemeye. If the wedding doesn't happen, it's God. Ariko nimba biri mu mugambi w'Imana. But if the God's plan is there, ahubwo izagutambutsa. and God will go with you, ikwambika agatimba, and you will wear the veil as kandi was bahamagare babutahe. And people will come to the banywa wedding. n'inzoga banywa n'amafanta ku bwawe. They will even have sodas. ndetse bazajya kwiseriva ibiryo byiza watetse. They will celebrate and Imana ibabwire ngo funga kinywa. they will feast, and God will tell them, keep quiet, shut up. none si Imana iyo ibikoze barabyishe. So when God does it, when they were planning, nibivuze ngo ceceka. He's telling them to keep icyo quiet, to shut up. bavuze gipfuye ubusa. So God tells them to shut up. What they planned did not come to pass. Nibyinshi bagenda bakora. Yes, there are many things that people plan against you. Umuntu agasesera urugo rwawe. So somebody may come to your home, akumva raruranduye neza. so and plans evil things and does everything in his power. akumva rurasenyutse ruvuyeho rumaze. Somebody can do everything in his power to get you down. uruvaho n'urutarubatswe n'Imana. But it won't happen because God's hand is in it. Uwiteka yiyubakiye. But the home built by God, ndashaka kukubwira ko nta mwana w'umuntu yarusenya. no human being will destroy kuko it. Imana igihagarara ku nyungu zayo. For God is always fighting for the righteous. umushinga w'Imana nta wawusenya ngo awushobore. No one can thwart the plans of God upon your life. usenyutse ibifite ukundi zawubaka. Even if it is destroyed, God will build it again. hari ibyo ireka ibyondo ikavuga ati ibi nibisenyuke. So sometimes God allows certain things to be destroyed ishaka kubakamo ibindi bishya. because He wants to build new things. kuko Imana yacu Because our God, ijya itureberera ibikwiriye mu gihe gikwiriye. see, He always sees what is good for us in hari this igihe season. bizinesi yawe ipfa. Sometimes your business may collapse, Imana ikemera ko ifungwa. and God allows your business to totally ariko close. ishaka kuguha iyindi y'icyubahiro.
But what he wants is to give you something more beautiful. ibibi byose tubonesha amaso yacu bikatugeraho So all bad things that we see and we can visibly see them, ntabwo buri gihe ari bibi imbere y'Imana. they are not always bad to God. Hari ibitugeraho They are bad things that come to mu us bushake bw'Imana. in God's will. Wenda bacuruzaga ibitunguru, Maybe you are selling you are selling onions. ni example, cyangwa se inyanya zigahomba, Maybe tomatoes and you lost. ariko Imana ikaba ishaka kuguha kuko ucuruza izahabu, But maybe God wants you to sell gold. izabanza ihombeshe za nyanya So you will lose when you sell tomatoes, kugira ngo igushyire ku rundi rwego. so that it may elevate you to another level. Ntabwo buri gihe ibitugerageje byose biba ari ibya Satani. What tempts us is not always from the enemy, the Hari devil. ibyo Imana yemera There are certain things the Lord permits, kugira ngo igukure ku rwego ikugeze ku rundi. so that He may get you from one Hari level to ibigomba another level. gusenyuka rero There are certain things that have to be destroyed, kugira ngo utazakomeza kubihanga amaso so that you may not keep on focusing on them. ukabitindaho Do not focus on them, ugira ngo nibyo byawe. thinking that those are your things. Your Iyo blessings. Imana ishatse kukwimura So when God wants to shift you from one place to another, ikuraho ibidashyitse He removes things that are not kugira worth, ngo yubake ibishyitse, so that He may establish and build good things. ikuraho ibidafite umumaro He removes useless and worthless kugira ngo things, ishyireho ibifite umumaro. so that He may build and establish important Nta na things. rimwe Imana izareka abana bayo, God will never forsake His sons and daughters, kuko ari wo mugabane ari nabwo butunzi bwayo. because they are the portion of the Lord. Ntabwo Imana yatanze Kristo ngo itubone Jesus did not give Christ to see us niturangiza dupfe. so that we may die. Imana ituhozaho amaso, God's eyes are always upon us, ntacyo tuzaba rero. so no harm will come to us. Nimba biri no kuguhanda muri aka gatondo, So yes, things may be pressing against you this morning. ndagira ngo nkubwire ngo I want to tell you, bizakurekura kandi ukomeze. it will release you and you will keep going. Ntacyo byakugira, No harm will come to you. ntacyo byakugira, They won't harm you kuko atari byo bifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. because they don't have the last say so Ndagira ngo on your life. nkubwire ngo I just want to tell you, hari Imana yasetinze ubuzima bwawe, there is God in charge of your life. ifite mapu, ifite plani y'ubuzima bwawe. God has the plan of your life. Nta mwana w'umuntu yaburangiza, No human being will nta mwana w'umuntu yaburangiza. no human being will tamper. Imana ikomeje umushinga wayo, God still has a good plan upon your kandi life. uko yabigambiriye niko bizaba. As He planned, it will come to pass. Dusome mu Ngoma za kabiri, Let's read 2 Chronicles. ni naho turangiriza, And then we'll come to the end. hanyuma tugasenga. Then we shall pray. Ibice 20 umurongo wa 13 kugeza kuri 17. Chapter 20. 13 kugeza kuri 17. Dusome mu izina rya Yesu. Ingoma za kabiri 20, 13 tugeze kuri 17. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahazeyeli mwene Zakariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umurewi wo muri bene Azafu, aho yari ari hagati mu iteraniro, aravuga ati: nimwumve yemwe Bayuda mwese, Nimwumve yemwe Bayuda, yemwe ba BETHESDA bari hano muri aka kanya, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe mwami Yehoshafati. yego Uku niko Uwiteka avuze: umva uko Uwiteka ari kukubwira. mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi. Mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi mubona zibagose, kuko urugamba atari urwanyu, urugamba ntabwo ari urwanyu muri abana banjye ni jyewe so, ahubwo ni urw'Imana. ahubwo ni urw'Imana. Amen. Komeza kugeza kuri 17. Ejo muzamanuke mu batere, Yego dore bazazamuka ahaterera Isisi. yego Muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'Yeruweli. yego. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, Muri
iyo ntambara umva reka nkubwire iyo ntambara hari intambara zikugora wewe ubona utazi nuko wazirwana izo ntambara ufite ntabwo ari wewe uzazirwana muzahagarare mwireme inteko gusa muzahagarare gusa mwireme inteko mwirebera agakiza Uwiteka azabaha maze mwirebera agakiza Uwiteka azabaha yemwe bayuda n'abi Yerusalemu yego mwitinya kandi mwe kwiheba kandi mwe kwiheba yemwe ba BETHESDA mwe ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe ejo muzatera ingabo nyinshi zibahanamiye haleluya Hallelujah. komeza gatoya kugira ngo babyumve uko byagenze maze Yehoshafati yubika amaso hasi yego abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya yego abarewi bo muri bene Kohati nabo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isirayeli n'ijwi rirenga cyane bukeye bwabo bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati nimunyumve yemwe bayuda namwe abatuye Yerusalemu mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza yego nuko ako kantu mwakumvise mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa mwizere n'abahanuzi bayo mwizere nanjye ndi imbere yanyu ibyo ndi kubabwira mubyumve kandi mubyiteho mubyizere mubone kugubwa neza nuko amaze kujya inama n'abantu yego ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka haleluya telasilava barangaje imbere y'ingabo bavuga bati yego nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi zihoraho iteka ryose amina yego batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka ashyiraho guca igico Abamori n'Abamowabu ngwangu iki Uwiteka ako kantu ni mugasome Uwiteka ashyiraho abo gucira igico ndagira ngo tugasome twese ako kantu Uwiteka ashyiraho abo gucira igico n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri yego bari bateye ubuyuda baraneshwa haleluya dukomere Imana yacu amashyi Mighty hands clap to the Lord. dukomere Imana yacu amashyi Round of applause to the Lord once ndagira more. ngo nkubwire ngo I want to tell you, Uwiteka yashyizeho uburyo bwo kurwanya iyo ntambara the Lord has established strategic. Uwiteka yashyizeho uburyo. The Lord has established ways. Uwiteka yamaze gupanga ingabo. He has already planned zo troops gufata zo gucira ibico abanzi bawe. to overcome your enemies. Amahanga guteye agiye kubona kaga. The nations against you are going to be in trouble. Kuko Uwiteka yahagurukijwe no kukurwanirira. For the Lord has risen to fight for you. Aravuze ngo urwo rugamba iyo ntambara ntabwo uzigera urwana. And I said in that back fight, kuko weho waneshwa. because you can be defeated. Ibi byakorewe abayuda n'ab'i Yerusalemu. So this was done for Jews and the people in Jerusalem. Batewe n'Abasiriya. They were attacked by Syria. Baterwa n'Abamowabu, baterwa n'Abamoni n'Abamowanimu. They were attacked by Moabites in many different nations. Ariko However, Uwiteka Imana yacu the Lord, the sovereign God, our God, irabireba. He saw it. Hanyuma batakira Uwiteka. And then they cried out to the Lord. Kuko umwami Yehoshafati bari bamaze kumubwira amakuru y'ubwinshi bw'ingabo zibateye. Because King Jehoshaphat was informed of the nations that were against him. Arazireba. And he looked at them. Yumva uburyo ari nyinshi. Yes, they were numerous. Asanga kubwe n'ab'i Yerusalemu n'Abayuda ntabwo bashobora For kuzirwanya. him and the people in Jew, they could not fight them. Ahubwo bihatira gushaka Uwiteka. But they decided to seek the face of the Lord. Ahubwo bajya gushaka imbaraga They z'Imana. decided to feast, to seek the face of Babwira the Lord. Imana yabo. They told their God, Ngo Uwiteka we. the Lord, our Lord God, Si wewe wadusezeranije kuzadutabara igihe cyose dutewe. didn't you promise that you'll come through for us? Baramubwira ngo And they told him, mu kuboko kwawe thy
thy hand harimo imbaraga there is power zatuma nta cyabasha kukwitanga imbere. that can stop everything coming against haguruka you. turwanirire kuko twebwe twabuze uko twigenza. Arise and fight for us because we cannot fight on our Imana own. ihagurukijwe no kukurwanirira. God is arising to fight for you. yewe mukobwa w'i Siyoni we, Oh, daughter of Zion, ndagira ngo nkubwire ngo urwo rugamba uri kurwana ntabwo ari urwawe. the battle is not yours but the Lord's. Uwiteka yamaze kurwana, yamaze gupanga ingabo. The Lord has the army in place to fight for yitwa you. umwami nyir'ingabo. He is the king. ingabo zo kukurwanirira yamaze kuzipanga. He is the Lord of hosts. He has army in birashoboka place. ko ari bataliyani ya mbere. Yes, it could be the first battalion, birashoboka ko ari bataliyani ya kabiri mu ngabo maybe the z'Uwiteka. second battalion in King's army. ariko Uwiteka afite amabatayo But the Lord has a lot of battalions. ashinzwe kurwanirira abera b'Imana. Troops in charge of the saints. urugamba rw'abantu b'Imana ntabwo ari urwabo. The battle does not belong to us but to kuko the God. intambara turwana n'izo mu mwuka. Because we fight spiritual battle. ndagira ngo nkubwire ngo ubu ziri guhinda. So yes, the battle are raging. ubuzima ni uwe no kurwana. The battle are raging now. kandi zigiye kurwanya izo ngabo ubona. The troops are ready to fight. kandi uzabura hazo ejo hawe. And they won't be remembered ejo mu tomorrow. gitondo uraza gusanga imirambo yazo. You'll find their corpses tomorrow morning. urugerero rw'ababisha. Hallelujah. ugiye gusanga imirambo gusa. You're only going to find the corpses. ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo The word of God said umva baragiye ahubwo batangira kwicana. they went and started fighting each other. hanyuma ibyo bari bafite And everything they had. ahubwo abayuda barabizamukana. And the Jew looted everything they had. ndagira ngo nkubwire ngo I want to tell you, muri urwo rugamba ahubwo ugiye kurubanamo iminyago. during the battle you're going to find muri the urwo spoils. rugamba topaya levayidekeya. Hallelujah. urwo rugamba ugiye kurubanamo iminyago. You're going to get spoils from the battle. urwo rugamba ugiye kubona rugusigira akantu. Spoils will be left to you. urwo rugamba ugiye kubona rugushyira ahandi. The battle is going to take you to another level. urwo rugamba rugiye kukwimura. The battle is going to move you. urwo rugamba rugiye kuguhesha icyubahiro. The battle is going to give you respect and urwo glory. rugamba rugiye kuguhesha izina. It's going to give you a new name. urwo rugamba rugiye kuguhesha icyubahiro. It's going to give you respect and honor. rugiye kugira icyo rukora mu buzima bwawe. It's about to bring about changes in your life. iminyago irabonetse. Spoils are going to be found. iminyago y'urugamba irabonetse. Spoils from the battle are going to be found. amahanga yari azi ko akurangije. Nations thought you have finished. ariko Uwiteka But the Lord yahagurukije iyo kubacira ibico. has decided to. topaya lasila vayidekeya. Hallelujah. Paila der gana vai. Hey. Hey. umva nagira ngo nkubwire ngo I want to tell you this. Uwiteka yiyizi. The Lord has come for himself kandi ari mu rugamba. and he is at the battlefield. kandi yamaze kugera muri iyo ntambara. He is at the battlefield already, ready to fight. wejejekere wirebere. Just keep quiet and see the Lord. urebe ingabo zari zigukurikiye uburyo zigiye kureremba And the hejuru. troops following you will be annihilated. urebe intumbi zazo. You will see only the corpses. kuko Uwiteka yagabye igico. Because the Lord has deployed the army kandi yagabye igitero. and has put the people in charge to kandi fight for you. ntibamenye uko yabigenje. So they don't know what happened. bari bazi ko birangiye. They thought it was over. ariko Uwiteka But the Lord God aremye amateka mashya. has created new history for you. aremye amateka mashya. The Lord has created new history for you. Uwiteka The Lord, Imana dukorera the Lord God we serve, iremye amateka mashya ku buzima has bwawe. created new history upon your life. iremye ubuhamya bushya. He has created new testimony. iremye icyubahiro. Has created respect and honor. iguhaye ijambo aho wari buriye. He has given you a say where you had no say. iremye ibyo kukumara umubabaro. He
has brought things to give you joy. umva iraremye He has created. biragaragaye It is going to be birabonetse visible. birabaye It's happening. It's happening right now. bwira mugenzi wawe uti birabaye Tell the neighbor it's happening. ahaguruka utere haleluya Stand and raise a victorious hallelujah. Hallelujah. mubwire ongera uvuge haleluya ariko Hallelujah once more. birabaye It's happening. It has happened. birabaye It has happened. uko babigambiriye birahindutse Their plans are changed. tugize imbaraga ku banzi bacu So we have power again over our enemies. tugize ijambo ku banzi bacu We have a say over our enemies. dufashe ijambo kandi ridakuka God has given us a say over kuko them. uwiteka akorana natwe For the Lord works kuko with us. uwiteka ari kumwe natwe For the Lord is with us. kuko uwiteka amanuwe no For the kuturwanira Lord has come to kuko rescue us. uwiteka amanuwe no kubihindura bishya He has come to change byari everything new. bishaje They were old. byari birambiranye They were old. We were fed up. twari tubirambiwe We were tired and sick. ariko uwiteka aremye bishya The Lord has created new things. uwiteka araremye The Lord has created new things. uwiteka aritamuruye The Lord is going to reveal himself. amahanga yabazaga ngo imana yabirihe They were mocking them, asking them, where is your God? amahanga yabazaga The nations were asking. buriya barwanirirwa n'iki So who can fight for them? buriya bava muri iriya situwasiyo gute How can they come out of that situation? ariko uwiteka agiye kwitamurura But the Lord is going to reveal himself. baraje bamubone They are going to see him. bazamenya ko twasenze imana They know that we pray to our God. bazamenya ko turi ubwoko butavogerwa They will know that we are special people. bazamenya ko turi ubwoko bukomeye They will know that we are great people. bazamenya ko turi ubwoko butavumwa They will know that we are a great nation that cannot be cursed. bazamenya ko turi ubwoko They will butanyeganyezwa know that we cannot be shaken. bazamenya ko turi ubwoko budasuzuguritse They will know that we are a people kuko of icyubahiro dignity. cy'uwiteka For the glory of God kiri ku bana be is upon his Tapaya daughters. ledete paya. Hallelujah. icyubahiro cy'uwiteka The glory of God kijya kigaragara ku bana be is always upon his sons and daughters. ntidupfuye rero turiho We are not going to die, we are living. ntidushizeho turiho We are not going to die, we are living. ntaho going to live. tugiye ahubwo turakataje So we are continuing our journey. We won't back down. ntaho tugiye turakataje We won't give up, we won't back down. We are urugendo continuing. rurakomeje The journey is still on. kandi bazamenya ko iyo twitiriwe ikomeye And they will know that we have been named after a great God. tuyikomera amashyi Mighty hands clap to the Lord once more. ndarangije I'm concluding. dukomera imana yacu amashyi Round of applause to the Lord once more. ndarangije I'm coming to the end. tera sirabahidepa dutangira So when we started, ijambo twatangiriyeho the word we started with, ryavuze ngo it said, ngo mbarundanirije ku mbuga so I'm gathering them all on the ground. akubwira ngo haguruka uhure mukobwa And he said, rise up and beat. kuko uyu munsi ngo haye imbuga yo gukubitiraho For abanzi today I've given you the ground and the authority to beat down. haguruka uhure Arise and get imbuga ready. yabonetse yo gukubitiraho ibikugoye There is a ground to crush down ndagira everything ngo against you. uhagurukane umuhini So I want you to arise with a big stick. hagurukane umuhini wo guhura Arise with a stick to crush down cyangwa everything uhagurukane against you. ikibando Arise with a big stick to crush down everything against you. reka mbabwire rero ijambo ry'imana So let me tell you the word of God. tujya turifata nk'abana bato Sometimes we take it lightly like the kuko children. ibitakwizerwa nibyo byizerwa kandi bifite imbaraga ku mana Hallelujah. kandi bitaboneka And the invisible things, nibyo imana igaragaza nk'ibiboneka they are nk'ibifatika the ones that are so important to God. niyo mpamvu ijambo ry'imana ritubwira ngo That's why the word of God says, twizere ubwami nk'abana bato let's believe the kingdom of God like twizere aya children. magambo nk'abana bato Let's believe this was like little children batajya muri
bataanalize, who do not analyze, batajya ngo ngwiki ngo harya ngo ibiki ngo turahura ngo umuhinuriye mu ntoke zawe no kwizera. so who do not have any criticism, anything, but they just Umuhini believe. ni ukwizera kwawe. So the stick is your faith, Amahanga yo urayazi. and you know the nations. Arahari kandi ni menshi. They are there and numerous. Ufite kwizera ko ayo mahanga akakanya yarangirira imbere yawe. Do you have faith that the nations can be finished right before you? Uhure. Rise up and get ready to crash down. Ufite kwizera ko uyu munsi Uwiteka yagutumyeho. Do you have faith that the Lord has sent Mukomera for you amashyi today? nurangiza ufate. Might hands clap to the Lord. Hallelujah. Ahanyuma ngiye guhamagara umushumba. Going to invite our bishop, Ahanyuma adufashe guhura. and will help us to crash down. Wewe urihurira ku bwawe. Yourself, you will beat Nawe them. nimba ashima Imana nimba agira gute kuko niwe huza amahanga ugiye gusenya. So you know the nations against you that you're going Ariko to crash inkike down. zayo ziraridutse. But the walls are going to be crashed Inkike down. zayo zambaye ubusa. The walls are bare. Ntibagifite ikibakingira. They don't have anything to protect Ahubwo them. bagiye ku gasozi nguhure. There is no hedge of protection upon Bagiye them. ku gasozi ngukubite. You're going to crush them and beat them down. Zamura kwizera. Just raise your faith. Imbaraga yarwaniriye, imbaraga z'Imana zarwaniriye Yehoshafati. The power of God that fought for Nizo nawe Jehoshaphat, ziri bukurwanirire. it's the same power that is going to fight Imbaraga for you. z'Imana yacu. The power of our God. Imbaraga zitarangira. The endless power, the Imbaraga infinite, zihoraho iteka ryose. the power that always Reka everlasting. dusengere ahite asengera no gutandukana May He kwacu. pray for us Imana and pray for us. amashyi menshi ku Mana yacu. Round of applause to the Lord once more. uwumvise yakiriye ubutabazi muri iri teraniro nakomera Imana amashyi cyane. You received the rescue. Tera haleluya y'ubutsinzi, haleluya. Hallelujah. abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. abazi Imana yabo Abazimana ya bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. haleluya. mpera ikiganza mugenzi wawe ngo ni uko komera Gideyoni we. give a hand to your neighbor and tell them, be strong. Uwiteka agiye kugukoresha ibikomeye. The Lord is going to use you to do mighty things, abanzi bawe bagiye gushirira imbere yawe. and your enemies are going to be finished right before you. Uwiteka yaravuze ngo arabirangije, The ariko Lord said He has finished yampaye everything. nka Uwiteka yabikunkumuye. haleluya. The Lord has